Mwaramutse neza. Yesu Kristo nashimwe. Ni Jeanne d'Arc nanone mugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ariko reka tubanze dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, Uwera wa Isiraheli, Imana ikomeye, twongeye kugushima kandi turaguhimbaje. Utubereye mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereza bose. Izina ryawe nirishyirwe hejuru nyaguhora ku ngoma Imana. Wabanye natwe uraturinda, turabigushimiye. Nuko muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turakwinginze ngo ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Reka imbabazi zawe zitubeho, utweze, kuko turi muri ino si yanduye kandi turi babi. Tugirwa neza n'amaraso yawe Yesu Kristo. Dutunganye rero nanone kandi tugaragara imbere yawe nta cyaha nta munkanyari. Wera wa Isiraheli, nutwitegereza tuboneho ikimenyetso cy'amaraso yawe Yesu Kristo. Bityo ntutwite abanyabyaha, ahubwo twite abakiranutsi ku bw'ayo maraso. Aho ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nibane natwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Kadusome Abefeso ibice 2 umurongo wa 10. Abefeso ibice 2 umurongo wa 10. Kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana nishimwe. Kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana ntabwo yaturemye ngo twiyangize cyangwa se ngo tube imbata z'ibyaha. Ahubwo Imana mu mugambi wayo igihe yaremaga umuntu, yamuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Akomeza akavuga ngo iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ese mwene data, wumva iki muri uyu muteguro w'Imana? Tujya twicara tugakora imishinga, tukayigeza ku ndunduro, tukareba uko umushinga uzagenda, tukareba uko tuzunguka muri uwo mushinga tukawushyira hariya. Uko ni nako Imana natwe mu mugambi wayo yari idufite iraturema. Ni nabyo byarakaje Satani ko Imana itamugishije inama. Yari idufite mu butatu bwayo rero bwera, yavugaga ngo tureme umuntu ase natwe. Mu mugabo n'umugore niko yabaremye. Yaturemeraga kugira ngo tuzakore imirimo myiza. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka imirimo myiza turebe ukuntu twayivuga mu magambo make. Nubwo hari ahantu henshi uyisanga irambuye, hari ubwo twasoma nk'Abaroma usanga ibice 12 bitubwira imibereho ya Gikristo. Ariko reka dusome Matayo ibice 5 umurongo wa 16. Yesu yaravuze ati, nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira mu gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Imana yo mu ijuru nishimwe. Muri iri jambo, aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Bene data, ndagira ngo turebe kuri iyi mirimo yacu. Iyi mirimo yacu Imana idushakaho ni imirimo tudashobora gukora. Tugendeye kuri iri jambo, ntishobora kugaragarira abantu ko ari myiza idakorewe mu mucyo. Kandi uwo mucyo ntabwo ari wa mucyo w'izuba. Nkatwe dufite umucyo rwose mwiza cyane muri iki gitondo. Ntabwo ari umucyo w'ukwezi Bibiliya irimo kutubwira, ahubwo ni umucyo ari wo Yesu Kristo. Uwo Yohana intumwa yabwiye abantu mu butumwa yanditse muri Yohana ibice 8 ibice 12, aho yatubwiye ngo
Yesu yabwiye intumwa ze arazibwira ngo ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Rero imirimo ye ikorewe muri Yesu Kristo niyo mirimo igaragarira abantu ko ari myiza, ndetse bikanatuma bahimbaza Imana yo mu ijuru. Natwe rero nk'abakristo, natwe abamwemeye, tugomba gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu, tutitaye ku nyungu twabibonamo, tutitaye ku mashimwe y'abantu, tutitaye ko bazatwitura, ahubwo tukabikora nk'inshingano twahawe n'Imana tukiremwa, kandi tukabikora neza, tubikoranye urukundo tutitotomba. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Hari ijambo n'ejo nararibabwiye rijya rinsinda iyo nyine ntangiye kunengeka cyangwa kwitotomba ukuntu, riraza buri gihe uzi gukora neza ntabikore bimuhindukira icyaha. Nkavuga nti Imana yo mu ijuru nimbabarire, inshoboze kandi impa imbaraga, kuko muri ino si dukeneye imbaraga z'Imana. Tunyura muri byinshi, atari imbaraga z'Imana ntabwo wahatambuka, wahagwa. Ushobora kubona uhatambutse mu buryo bw'umubiri, ariko mu bw'umwuka warangije kuhagwa. Imana yo mu ijuru nitugirire neza. Erega bene data, twese aho turi hose ni mu murima w'Imana, kandi uri ahantu hose turi tuvuga ubutumwa, kandi kubuvuga no kubukora biratandukanye. Amena. Uri iwawe mu rugo, uri mu murima, uri mu murimo w'Imana, uri mu kazi gasanzwe, uri mu ishuri, mu baturanyi, aho hose uri murimo w'Imana. Muri bwa bucuruzi bwawe uri mu murimo w'Imana. Ndagira ngo nsoze nkubaza ngo urimo uritwara ute muri uno murimo? Ko uyu murimo ufite nyirawo, nyir'umurima naza akaza kubarana nawe, akaza kubarana nanjye, azasanga twaracunze neza imbuto yadusigiye cyangwa itaranto yadusigiye. Ndabinginga rero, kandi nanjye ntisize, kubw'imbabazi z'Imana, mureke tuvane amagambo y'Imana mu nyuguti cyangwa se ku rurimi, ahubwo tuyashyire mu bikorwa. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Uwiteka Mana, turagushimye. Uwera wa Isiraheli, turaguhimbaje. Nta wera uhwanye nawe, kandi nta wera usa nawe. Ni wowe wera wenyine, ni wowe ukiranuka wenyine. Twebwe turi abanyabyaha, iyo tutaraza ngo twinjire muri Kristo, rwose turi abo kubabarirwa, duhindurwa na Kristo abera, kandi uwo ni nawe ujya uduha imbaraga. Turakwemereye rero muri uno mwanya, tumaze kumva ijambo ryawe, nyaguhora ku ngoma Imana, ngo tweze iri jambo niritweze, ridutunganye, ridushyire ku kigero udushakaho. Tumenye ko turi mu mugambi wawe, tumenye icyo udushakaho, nyaguhora ku ngoma Imana. Tumenye ko tutari ku isi kubw'impanuka, ahubwo Uwera wa Isiraheli ari umugambi wawe. Maze nyaguhora ku ngoma Imana, biduhe gukora ibishimwa mu maso hawe. Izina ryawe nirishimwe kandi rishyirwe hejuru. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Duhe kuba umucyo uvira amahanga, uduhe kuba umunyu w'isi. Mu izina rya Yesu Kristo, dukure ibishimwa mu bigawa, ahubwo nyaguhora ku ngoma Imana, tubane nawe mu bihe byose, tukubaha kandi tukubahisha. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Izina ryawe rihimbazwe. Ngabana nanjye kandi ubane n'aba bene data, buri umwe wese muri situation arimo akubone, yongere yumve impumuro
amahoro yawe Kristo, yongere yumve imbaraga zawe, abasubiye inyuma bagarure, abacitse intege muri uru rugendo bongera imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, abaguye ubabyutse, nyaguhora ku ngoma Imana, abananiwe dore hari byinshi binanije umugenzi, hari byinshi binanije umugenzi, hari byinshi binanije abavugabutumwa, hari byinshi binanije abanyamasengesho, hari byinshi binanije abubatse, hari byinshi binanije urubyiruko, hari byinshi binanije abayobozi, ariko uwera wa Isiraheli ntabwo twakwishoboza. Turakwinginze ngo uzudushoboze kandi utwambike imbaraga, unanize ibitunaniza, utsikamira ibyadutsikamiraga, urwanye ibiturwanya mu izina rya Yesu Kristo. Mucyo wawe, imbaraga zawe, kubaho kwawe ariko kuba mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. Mugire umunsi mwiza kandi dukomeze duhugurana kubw'ijambo ry'Imana, dukomezanye muri uru rugendo. Mpumurize nguhumurize, nkomeze nguhumurize, umbwirire igufasha, nkubwirire imfasha, dukomezanye muri uru rugendo nk'ingingo, kuko urugingo rumwe iyo rurwaye n'urundi rurarwara. Ntabwo ari igihe cyacu cyo kuba mu gusebanya, ntabwo ari igihe cyo guterana amagambo, ntabwo ari igihe cyo kujombana ibikwasi, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo twegere Imana. Ijambo rirambwira ngo abegera Imana nayo irabegera. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha kandi nituyishakana umwete tuzayibona, kuko Imana ni Imana iboneka. Amen.